cyane. Hanyuma kuri nationalgeographic.com hari inkuru ivuga ngo to fight malaria scientists want to poison mosquitoes with human blood. Inkuru nimwe na mu nkuru navuga ko zavuzwe cyane muri icyo cyumweru abahanga mu bijyanye n'ubushakashatsi noneho bigiye bufite bihuriye n'ubuzima ndetse n'ubuvuzi bagaragaje ko mu by'ukuri harimo kwigwa cyangwa se hari bimaze kugerwaho mu bushakashatsi bagiye bakora mu buryo bwo kurwanya malaria aho bagiye bagaragaza ko kugira ngo barandure malaria ishireho kuri iyi si ari uburyo bwo kwangiza ndetse kandi baroga reka nkoresha iryo jambo kuko n'ubundi bakoresheje icyongereza bavuga ngo ni poison, baroga imibu ariko bakoresheje amaraso y'umuntu. Iyi National Geographic bagaragaza ko nibura malaria itera impfu z'abasaga 600 hirya no hino ku isi buri mwaka. Bagaragaza ko ari umubare munini cyane ugereranije n'imfuzo zitandukanye zigenda ziba buri mwaka. Bagaragaza rero ko ari kimwe mu bintu bishobora kuba byahagurukirwa kugira ngo barebe uburyo ki ibi byose bibe byafatirwa umwanzuro kandi barebe uburyo ki bishobora kuba bashyiramo imbaraga mu bushakashatsi ndetse hitawe mu bijyanye n'ubuvuzi. Rero hari umuti ngo ni drug bise ngo ni nitizonon ni buryo ki bagiye kuzajya bafata ngo bo guhindura human blood, bafata amaraso y'umuntu bakayihindura toxic cyangwa se bakayihindura nk'uburozi ku mubu, ku buryo umubu ushobora kuba wagenda wanywaho gakeya ako kanya ushobora kuba wagira gute waruma umuntu ako kanya ushobora kuba wajya gute byaba byahita wamubu upfa. Hano mu cyongereza cyinshi bavuze bati in study published today in the journal Science Translational Medicine, scientists report that a drug known as nitizonon can turn human blood so toxic to mosquito that they die within a few hours of feeding on a sample from patients who received even relatively low doses. What is more, the drug remains effective for up to 16 days after the initial dosing. Uburyo bugiye kuzajya bikorwa bashobora kuba bagira gutya bakavuga bati twebwe umuntu tugiye kumuha doze imwe cyangwa se bakamutera iyi drug bise nitizonon ya maraso yagize gute irimo toxic cyangwa se irimo uburozi nyine, ku buryo niba umuntu umurwayi cyangwa se umuntu wagatewemo ashobora kuba yatewemo ya nitizonon ashobora kuba yarumwa n'umubu ako kanya wa mubu wamurumye ugahita upfa. Kandi bakomeza bavuga yuko iyi nitizonon ishobora kuba uretse kuba itarinda malaria gusa ngo ishobora kuba yakwica n'imibu kugira ngo itume yatuma imibu itororoka mu buryo bwa bundi buri fresh cyangwa se bwa buryo nyine nabwo bwiyongereyeho cyane. Aho bagaragaza ko mu by'ukuri uyu muti ushobora kuba wagira akamaro cyane ku uburyo bwo kuba barwanya ikwirakwira ry'umubu muri rusange.
gusa aba bahanga cyangwa se iyi National Geography bakomeza bagaragaza ko mu by'ukuri uretse wenda kuba initizononi ifatwa nk'urukingo bidafatwa nk'urukingo rwa malaria, ariko kandi bagaragaza ko mu by'ukuri ngo uretse ibyo ngibyo gusa itafatwa nk'urukingo gusa, ahubwo ishobora kuba yafatwa nk'umuti cyangwa se urambye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda bahangana n'ubwiyongere bw'indwara ya malaria hirya no hino ku isi muri rusange. Abahanga mu bijyanye n'ubuvuzi ariko kandi bagaragaza ko mu by'ukuri ari kimwe mu bintu bishobora kuba byafasha mu kugabanya malaria, ariko kandi no mu gukomeza bagenda bagaragaza ubundi buryo bushobora kuba bwagenda bwifashishwa mu kugenda habarandurwa malaria mu buryo butangaje. Bagaragaza rero ko mu by'ukuri ngo ari uburyo bushya kandi bufite igereranya ryo hejuru nk'ikimenyetso kigaragaza yuko mu by'ukuri malaria ishobora kuba yacika mu gihe ibi byose byafatwa nk'ikimenyetso cyo kuba umurwayi wawe bifashe, cyangwa se umurwayi umuntu witeye muri iriya doze ashobora kuba yakwirinda we ubwe, ariko kandi akarinda n'abantu muri rusange.